Haleluya, Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mwese abakunzi b'ibiganiro byacu, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ijambo ribohora, abari mu Rwanda, abari mu mahanga mwese turabasuhuje. Yesu abagirire neza. Uwiteka rero akomeze kubagirira ubuntu, Imana yacu ikomeze kubagirira neza. Uyu munsi rero nje kuganira namwe ijambo rya gihanuzi ririmo message y'Imana, riri muri Daniyeli ibice bibiri. Turaza kureba mu kanya imirongo turi buganireho, ariko muri make message iravuga ngo Imana nyiribihe, haleluya, yahagurutse kandi ije kudutabara. Hari ibintu bishya rero Imana ije gukora, hari ibihe ije guhindura ku buzima bw'abantu, haleluya. Imana nyiribihe, haleluya, yahagurutse, ije kwitamurura, ije kudutabara, hari ibyo ije guhindura. Turareba rero Daniyeli kabiri, duhere ku murongo waho wa 20 tugeze ku murongo wa 22. Ijambo ry'Imana riratubwira ati, riravuga ngo ati, uwo ni Daniyeli, ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa n'ibyo mu mwijima. Izi n'ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Amen. Uwiteka ahabwe icyubahiro cyane, nyiribihe byose yamamare. Yo haleluya. Nagira ngo tuganire kuri aya magambo meza y'Imana, kuko hari ikintu numvise umwuka avugana nanjye, nicyo nje kubabwira. Nuko muri ibi bihe Imana nyiribihe, Imana umugenga w'ibihe, yo haleluya, aje kugira ikintu akora. Yahagurutse. Imana hari ibihe ije guhindura ku buzima bw'abantu. Imana nyiribihe byose yamamare, ishyirwe hejuru. Yo haleluya. Uwiteka rero yahimbazwe cyane. Turagenda rero turebera hamwe ibyanditswe byera bitandukanye, cyangwa niyo twakomeza dukoresha iki cyanditswe gusa iki cyanditswe cyanditswe na Daniyeli yuzuye umwuka wera igihe yari ari mu bunyage i Babuloni. Ubuzima bari mu bukoroni, niko navuga, mu bunyage, ari imbata i Babuloni. Ariko noneho umwami aza kugira inzozi, abura umuntu uzimuhishurira. Daniyeli icyo gihe yigaga ishuri ry'ubupfumu. I Babuloni bigishaga abantu kuraguza inyenyeri, kumenya iby'ikirere, kumenya uko inyenyeri zikora. Daniyeli rero, Daniyeli na bagenzi be bari muri iryo shuri. Umwami rero aza kugira inzozi, hanyuma agize inzozi ziramuyobera, ashaka umunyabwenge wazimusobanurira. Icyo gihe ntibyakunda, ntibamubona. Noneho Daniyeli aravuga ati, ibyananiye abantu, twebwe muri Isiraheli twizeye Imana, dufite Imana igiye ihishura ibihishwe. Bafata ibihe rero byo gusenga we na bagenzi be, hanyuma kugira ngo binginge Imana, bayihendahende, barebe yuko rero hari icyo Imana yabatabaraho. Batangiye gusenga, batangiye guhendahenda Imana, barimo binginga basobanuza Imana. Imana rero iza kubagenderera, ibihishurira Daniyeli iby'umwami Nebukadineza yari yarose. Imana yacu ihimazwe. Rero muri aya magambo yo gushima Imana, amagambo twasomye ni amagambo Daniyeli yavuze yo gusingiza Imana, ariko kandi arimo ihishurirwa ry'imikorere y'Imana. Yo haleluya. Rero kuri twebwe nanone hari ukuntu umwuka yayagaruye atubwira imikorere y'Imana ku buzima bwacu. Hari ukuntu kuri twebwe umwuka yayagaruye, umwuka wera yayagaruye kugira ngo atumenyesha inama z'ijuru icyo zagezeho ku bwacu. Uwiteka imazwe. Muri ibyo rero
umwuka w'Imana aravugana natwe ngo Imana nyiribihe yo mugenga w'ibihe yahagurutse kugira ngo itugenderere ihindure ibihe bitugoye. Uwiteka ahimbazwe. Yo haleluya. Ikintu cya mbere nakubwira rero mwene data nuko umurongo wa 20 haravuga ngo izina ry'Imana yore rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Imana dusenga, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu, Imana ije kuturengera. Umva uko iteye. Daniel yarabibonye abishiriwe ngo amaboko, imbaraga, ububasha, ubushobozi by'indengakamere bitangana n'iby'abantu ngo ni iby'iyo Mana twiringiye. Haleluya. Bene data, umugabo uri kutubwira ngo ahagurutse kudutabara ntago ari umugabo woroshye. Daniel yaramubonye mu bice 2:20 abona ngo ni Imana ifite amaboko, ngo kandi amaboko cyangwa se imbaraga cyangwa se ubutware bukomeye cyangwa se gukora bidahuye no gukora kw'abantu ngo ni iby'iyo Mana yacu. Rero uri kutwizeza ubutabazi yitwa Uwiteka, ngo kandi afite amaboko. Haleluya. Ngo izina turarigarukaho nyuma, ariko afite amaboko. Si amaboko gusa afite n'ubwenge. Birasobanura iki? Birasobanura yuko nta kintu na kimwe gishobora kumucarenjinga nk'uko hari ibyagucarenjinze wowe. Nta kintu cyamwisoba cyangwa se cyamwihisha nk'uko hari ibyakwihishe, nk'uko hari ibyakunaniye kubisobanura. Rero ubwenge mwubwe, amaboko naye izina rye ryitwa Uwiteka ngo rihore rihimbazwa. Rero Daniel uko yabonye Imana muri iki cyanditswe ku murongo wa 20 yayibonyeho ibintu bitatu bikomeye. Yabonye izina ryayo ni izina ritagawa, ahubwo rihora rihimbazwa. Ni izina ritagawa, ahubwo rihora rishimwa. Kubera iki izina ry'Imana yacu ritagawa ahubwo rishimwa mu byo twanyuramo byose? Nuko ari izina naryo rifite ububasha, rifite ubushobozi, rifite kurema muri ryo, rifite imbaraga zirenze iz'abantu. Rero umwami uri kukubwira ngo yahagurutse kandi aje guhindura ibihe byawe. Haleluya. Izina, afite izina arangwa n'ibintu bitatu. Afite izina rikomeye, afite izina ryihagije, afite izina watabarirwamo, afite izina waboneramo umugisha, afite izina iyo umuntu aryize rihindura ibintu bigahinduka, afite izina rizura n'ibyapfuye, afite izina rikora imirimo itangaje idashyikirwa n'ubwenge bw'abantu. Icya kabiri ku murongo wa 20 barasobanuriye Imana. Ni Imana ifite izina. Haleluya. Icya kabiri ni Imana ifite ubwenge, ibinaniye ubwenge bw'abantu iyo mu bwenge bwayo bw'indengakamere ibibonera igisubizo. Imana ifite ubwenge burema, Imana ifite ubwenge buhamagara ibiri kure bikitaba, Imana ifite ubwenge haleluya bukora ibintu mu rundi rwego, mu zindi nzira, mu bundi bushobozi. Yo haleluya. Muri izindi metode iyo Mana ifite ubwenge bukora ibintu mu zindi metode niyo itubwira yuko ihagurutse ije kudutabara. Niyo iri kutubwira ngo ndahagurutse nje guhindura ibihe byanyu. Yo haleluya. Bene data, ikintu cya mbere Imana ije gukora ni uguhindura ibihe bigoye. Ahari umutima wawe wari warihebye, reka tuvuge dutya, ahari umutima wawe wari umaze iminsi warihebye kubera ibihe bigoye umaze igihe ucamo, ariko nkuzaniye ijambo rya gihanuzi rivuga ngo Imana yo nyiribihe yahagurutse ije iwawe guhindura ibihe. Ije kugendana nawe ihindura ibihe bigoye, ije kugendana nawe hari ibyihindura, hari ibyirema bundi bushya. Uwiteka ahimbazwe. Icyo ni ikintu cya mbere rero
Imana kandi cy'ingenzi nyamukuru kiri muri iyi mesaje, Imana iravugana nawe ngo ije guhindura bigoye. Icyama mwene data ugafatana n'iri jambo ukaryumva ukarishyira ku mutima ukagendana naryo ukarihagararamo, yo haleluya, rikagukorera. Imana nyiribihe byose ije guhindura ibihe. Yahagurutse. Ese uri mu bihe by'ubutayu bikakaye, mwene data ntiwongere kwiheba. Imana ije guhindura ibihe. Ese uri mu bihe by'uburwayi bukomeye, mwene data ntiwongere kwiheba. Ije guhindura ibihe. Ese uri mu bihe byo kubura amafaranga, mwene data ntiwongere kwiheba. Imana ije guhindura ibihe. Kandi nturebe aho uhagaze n'uko ibihe bihagaze, ahubwo urebe uko Imana yacu ihagaze. Ifite izina rikomeye rikora ibitangaza bitabarika, ifite amaboko yuzuye imbaraga zitari nk'iz'abantu, kandi ngo ifite ubwenge bushobora no kurema ibitero bikabaho. Uwiteka rero, haleluya, ari kuvugana natwe ngo yahagurukijwe no kuza kudutabara, guhindura ibihe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Amaboko n'ubwenge ni byayo. Icyampa ukareka gucanganyukirwa ukayihungiraho. Amaboko n'ubwenge ni byayo. Icyampa ukareka guhuzagurika ukaza imbere yayo ugafata ibihe byo gusenga imbere yayo. Ubwenge, amaboko ni byayo. Icyampa ukareka kwishingikiriza ku bantu, yo haleluya, amaboko n'ubwenge ni byayo Imana. Icyampa ukareka kumva wihebye wiyanze, ahubwo umutima wawe ukawerekeza ku Uwiteka. Mwene data, yo haleluya, ubwenge ni ubwayo, amaboko ni ayayo, imbaraga ni iz'iyo Mana irihagije. Oh haleluya. Murongo wa 20 n'uwo twavugagaho. Uwiteka ahimbazwe cyane, yo haleluya. Hanyuma tukongera tukajya ku murongo wa 21, ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Imana niyo ifite imyaka no kubara kwayo mu kiganza cyayo. Imana niyo yatangije ibihe, ntabwo yo igengwa n'ibihe, ahubwo yo igenga ibihe. Mwene data rero, ibihe uri gucamo ibifiteho ubutware, ibihe uri gucamo ibifiteho ububasha. Nimba uri mu bihe bigoye bibabasha umutima wawe, iyo ifite uburyo yaza ikabimanaginga ku bwawe, hanyuma ikagenda iguha umunezero udaturutse ku byo ubona, uko ibyo ubona wenda biguteye hahamuka, ahubwo ikaguha umunezero uturutse mu mutima wayo, hanyuma ukanyura mu bihe bigoye udatsinzwe. Hanyuma ikindi Imana ije gukora nuko ije kunyuranya ibihe n'imyaka. Mu yandi magambo, ije gukora exchange, ije guhinduranya ibihe. Imana yacu ihimazwe. Mwene data, sinzi ikiguteye ubwoba, ariko Imana twiringira nje kukubwira ngo ni Imana ishobora kwimura ibihe bimwe bigakurwaho, bigasibangana, bikibagirana, ikazitangiza ibindi bihe bishya ku buzima bwawe. Mwene data, ndakwinginze kugira ngo ufatane n'iri jambo. Imana ije gukora exchange, ije kukuguranira ibihe by'amakuba, ibihe by'agahinda n'umubabaro, ije kubyimura ikabisimbuza ibihe by'ibirori n'umunezero. Nje kukubwira gihanuzi, nize Imana n'ijambo ryayo, nkubwira ngo Imana ije guhindura ibihe mu rugo rwawe. Imana ije guhindura ibihe ku buzima bwawe. Imana ije guhindura ibihe mu kazi kawe. Imana ije guhindura ibihe ku mazina yawe, kuko yo ifite ububasha n'ubutware bwo kunyuranya ibihe n'imyaka. Kandi tukiri kuri iyi ngingo, Imana mu kunyuranya ibihe n'imyaka, ibyo wari kuzavunikira imyaka n'imyaniko myinshi cyane, yo ishobora kubikwegereza ugatangira kubyenjoyinga hakiri kare. Rero ntuvuge ngo ko bari ababigezeho bararushye, ko iwacu babigeraho basuragorinze,
mwene da umva icyo Imana ivugana nawe biciye mu ijambo ryayo. Imana iravuga ngo haleluya, ije kunyuranya ibihe n'imyaka, ije kuzana impinduka mu buzima bwawe, izanye impinduka mu kazi kawe, izanye impinduka ku mazina yawe, izanye impinduka mu bana bawe, izanye impinduka mu buryo finansiyeri, mu buryo bw'ubutunzi. Hari ibintu Imana ije guhinduranya. Yizere, fata ibihe byo kuyegera hanyuma kugira ngo iki kintu, iri sezerano ryuzure. Oh haleluya, Imana nyamana, Imana ikomeye, Imana nzima, Imana ibohora, Imana yihagije, ngo ubwenge n'amaboko n'izina rikomeye ni ibyayo. Iyo niyo natwe dutabaza. Ndakwingize ongera uyikomezeho, hanyuma uyu mugambi wayo iwuzuze ku buzima bwawe. Ngo kandi niyo yimura abami ikimika abandi. Yo haleluya, umwami wacu ntabwo yitaye ku kintu gikomeye kikuri imbere. Imana yacu ntabwo yitaye kuri za sisiteme zubatswe kandi zifite imyanya runaka irimo abakomeye badashaka kutambuka. Ahubwo nyiribihe, umwami w'abami, waravuga ngo ngewe ntabwo nkora negotiations, ahubwo ndimura nkimika abandi. Yo haleluya, icyama mwene data wowe unkurikiye, wongere wizere uko Imana iri. Ntuyizere bitewe n'ibyo ubona, ntuyizere bitewe n'abakomeye bakuri imbere wenda bakudindije, ntuyizere kuri urwo rwego. Oya, ahubwo mu izina rya Yesu Imana yongere igukoreho, igukomeze, hanyuma iguhishurire ko burya iyo idakora negotiation ntabwo Imana yacu yinginga. Irimura ikimika, irasimbuza igakuraho ibishasha ikazana ibishya. Iyo niyo mikorere y'Imana yacu. Ubwo rero sinzi ikimaze igihe kikwitambitse imbere mu guhindura ibihe no kugira ikintu gishikora. Iyo Mana yacu mwene data, nagira ngo nkubwire ngo n'ibyo wabonaga bikomeye, nabo wabonaga bakubera imbogamizi, abo nabo yabimura ikimika abandi batuma icyo yakuvuzeho cyuzura. Ntugahangayikishwe n'abakubera bariyeri, ntugahangayikishwe n'abakudindiza, ntugahangayikishwe n'abo wavugaga ngo bari kugukerereza. Ahubwo aho guta umwanya muri ibyo ngibyo, wowe fata uwo mwanya uwuhima mu bihe by'amasengesho, hanyuma nayo imanukire muri iri jambo. Nk'Imana idakora negotiations, yimura ikimika. Niba ngombwa ko yimika umwami w'umunsi umwe, iramwimika kugira ngo utambuke. Niba ngombwa ko yimura komite yose, irayimura ihindure ariko utambuke. Icyo tuyiziho kivugwa mu ijambo ryayo ni uko iyo dusenze, iyo tuyegereye, irimura ikimura abakomeye. Ntabwo wavuze abagaragu. Yimura abafite za high positions, yimura abafite imyanya iremereye barushaho kukubera inzitizi. Imana yacu nyiribihe byose, yo haleluya, ije guhindura ibihe byacu bene data, ije kugira ikintu gishya ikora. Izanye agasha katamenyerewe n'abantu kugira ngo idutere amashimwe. Ariko muri ibyo ngibyo icyo Imana iri bukore, nibiba na ngombwa iragira abo yimura yimika abandi. Ariko twinjire mu byo yatuvuzeho. Imana yacu rero ntabwo ari iyo gushidikanywaho, niyo kwizerwa. Nubwo utabyumva neza, ongera utere intambwe yo kuyizera, hanyuma wizere n'ijambo ryayo, kuko riravuga ngo irimura ikimika abandi. Imura abami ikimika abandi. Ntabwo yinginga, ntabwo ihendahenda, ntabwo isaba uruhushya, ntabwo igendera ku byangombwa nk'uko abantu dukenera ibyangombwa na za check-in n'ibiki. Oya, Imana yo iyo ibona ari ikintu kitambitse irimura ikura mu nzira.
nkigishira ijambo, nimba ubona hari ikintu cyakubereye nk'umusozi, Imana igikure mu nzira zawe. Yewe nimba ari n'umuntu wakubereye inzitizi akurenganya, Imana imuyimure ihashyira umukiranutsi ku bwawe. Haleluya. Imana yigeze kubwira umuntu witwa umwami w'icyo gihe witwaga Zerubabeli, iramubwira ati mbe Zerubabeli ufite ikihe kibazo? Urareba ibintu ukabona birarumbaraye, ntabwo ari kubw'imbaraga, ntabwo ari kubw'amaboko yawe, ni kubw'umwuka wanjye, kuko aho umwuka wanjye ageze afata biriya birumbaraye mu kanya gato bigahinduka ikibaya. Haleluya. Umwuka wanjye yageze imbere y'inyanja yicamo kabiri, abantu bari bamenyere kwambukisha amato. Iyo Imana ije gukora ikintu gishya nk'uko ibitubwira, ntabwo igendera muri sisiteme zisanzweho, ahubwo igendera muri sisiteme iremye bundi bushya. Bene data, nkikwigisha ukinkurikiranye, Imana yinjire mu byo bidasobanutse, igusubiza itagendeye mu byo watekerezaga, ahubwo igusubiza igendeye mu rwego rwo kurema kwayo. Nk'uko Imana yageze imbere y'inyanja itukura ikavuga ngo ntimuri bugende mu bwato, ahubwo ndasatura mugende ku butaka bumeze nk'amakaro nka kaburimbo. Nta nubwo Bibiliya igaragaza yuko bigeze bahura na kondo na gatoya. Biravuga ngo bagiye nk'ahantu hashashe, bagiye hagati mu nyanja nk'abagenda mu muhanda wateguye igihe kirekire. Imana mu guhaguruka kwayo rero, mwene data, igusure ikorere muri sisiteme utamenyereye, kugira ngo ikumaremo ubwibone n'ubwoba. Mu bintu bimwe Imana irimo irashaka gukorera muri iki gihe, ku ruhande rumwe irashaka kutumaramo ubwibone, ngo hari icyo nzi, naraterese, nari nize kanaka. Imana ije gukorera muri sisiteme zayo kugira ngo itumaremo ubwibone. Icya kabiri, ije gukora muri sisiteme zitamenyerewe kugira ngo itumare ubwoba. Ko dufite ubwoba bw'abantu baduhindishije umushyitsi, dufite ubwoba bw'amasisiteme yaduhindishije umushyitsi, dufite ubwoba bw'imikorere y'ibintu runaka tubona tudashyikira, dufite ubwoba bw'urwego tubarizwaho kandi dushaka kujya kuri uru rwego tukabona nta kiraro kitugezayo. Imana ntinegosiya, Imana ntiyinginga, Imana ntihendahenda, irimura, ikura mu nzira, ikimika, mu yandi magambo ikarema ibintu bishya. Uwiteka rero akugenderere mwene data, akumara ubwibone kandi akumara ubwoba, maze nagera iwawe, haleluya, ahindura ibihe byari bikugoye, akuguranire. Haleluya. Ibyo wari kuzavunikira imyaka myinshi abikwegereze, akwereke kandi akwemeze ko ari Imana ifite ubwenge n'amaboko. Mu by'Imana rero ije gukora, nabivuze, ije guhindura ibihe byari bitugoye, ariko kandi ije kutumara ubwoba no kutumara ubwibone. Ikindi cya kane Imana ije gukora, bene data, ni ukongera kutwemeza ko ariyo yonyine ifite ubwenge n'amaboko, kuyihungiyeho adakorwa n'isoni. Ku murongo rero, kuri umurongo ngo uzi kwitegereza imuha kumenya. Ni Imana itanga ubwenge, ni Imana itanga kumenya. Uzi kwitegereza imuha ubwenge, kandi nawe ntabwo igusiga gutyo, irakweka ipabundi busa. Icyanyuma ngo nihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Ikindi cy'ingenzi numvise Imana ije gukora mu buzima bwacu mu guhindura ibihe, ni uko iri bugihishurira amabanga ubohemo. Mwene da, wafashe aya mahirwe ugashaka Imana, ukajya mu bihe by'amasengesho, kwirimo ivugana natwe kwije guhishura ibihishwe by'ahatagerwa, ikinjira mu mwijima igapfundura ibipfunditseyo. Mbese Imana ije gutangaza amabanga y'ibintu umaze igihe wibaza, birapfira ntubone igisubizo, ese nkora iki ntubone igisubizo, ese ncehe ntubone igisubizo. Imana ngo igiye kwinjira no mu mwijima, ivundurura ibintu, icukumbure, hanyuma igira amabanga ishyira ku mugaragaro. Icyo ugafatana n'iki gihe
icyama ukamenya iki gihe nawe ugashyiraho ibihe byo gusenga, hanyuma ukagenda uhishurirwa amabanga y'ibikuboshye n'amabanga yatuma ubivamo. Imana nyir'ibihe byose igusure nk'uko ibivuga. Imana nyir'ibihe byose igusure nk'uko iri kudusezeranya, igusure iguhissurire amabanga, maze umenye imigozi ikuboshye n'aho ikomoka n'iki yifashe n'urumambo uzirikiyeho, ikumenyeshe ibyo utamenyeshwa n'abantu, ikumenyeshe ibyo utamenyeshwa n'amashuri wize, ikumenyeshe ibyo utamenyeshwa n'abahanura, ikumenyeshe ibiri byari bihishwe mu mwijima ibiguhishuriye, hanyuma kandi iguha amabanga y'uburyo wakoresha, iguhe za password z'uburyo wabyigobotora. Imana yacu ije kuduhindurira ibihe, yahagurutse, nyir'ibihe aje guhindura ibihe. Mu bintu byinshi rero muri za operasiyo nabonye Imana ije gukora, harimo no kuduhishurira amabanga, ahubwo ntiyongere kukubura. Va mu kajagari usenge, hanyuma iguhishurire amabanga, ahubwo ntiyongere kugushaka ngo ikuburire mu murimo w'Imana, cyangwa ikuburire mu kazi, cyangwa ikuburire mu munaniro. Sinzi, dufite impamvu nyinshi dutanga. Icyama Imana ikakubona, hanyuma ikaguha amabanga y'ibikoshe, bikakurekura, hanyuma kandi ikaguhishura za password z'uburyo wava ku rwego ukajya ku rundi. Ndakwibutsa yuko gutabarwa kwa kudafitwe n'umuntu, gufitwe n'Imana. Nsoza ndakwibutsa yuko haleluya, ibihe byawe bitagengwa n'umuntu, bigengwa n'Imana. Kandi iyo nivuga ko ihagurutse kuza kugira iby'inyuranya, nihagurutse kuza kugira iby'isobanura, nihagurutse kuza kugira iby'ihishura, nihagurutse kuza kugira ibintu bisha ikoreramo bya za methods zitamenyerewe, kugira ngo twongere tuyigarurire icyo tuvuga ngo burya Imana ije gukora ibintu bituma tuvuga nka Daniel, tukavuga ngo burya Imana ifite izina risuma n'amazina, ni iryo guhimbazwa iteka, kuko niyo yonyine yihagije ishobora kugira icyo ikora, igacarenjinga abantu bagacanganyukirwa, hanyuma beyiringiye tukabona ibisubizo, tukitera hejuru dushima izina ryayo. Imana yacu ihimbazwe cyane, umucunguzi wacu yamamare. Bene data, tube twiteguye rwose, kubera yuko Imana nyamana ihagurukijwe nyir'ibihe, ahagurukijwe no kuza guhindura ibihe byari bitugoye. Iryo jambo prophetique urifate, urikacire, maze ufate ibihe byo gusenga, nayo izane new methods, za zindi zitamenyerewe, method operation zitamenyerewe, n'izimana ije gukoreramo. Yesu aguha umugisha, Yesu akugire neza. Wihuze n'ijambo ry'Imana tumaze kumva, twasomye riri muri Daniel 2 iri ku murongo wa 20 kugera kuri 22, maze tukubonana ubuhamya mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen.